abantu bari ku isi bakeneye kugabanya umwanya bamara mu madini babyina, bakamenya icyo Kristo abashakira aho yicaye iburyo bwa Se. Imbere yacu hari ibihe bigoye, bidusaba ubwenge, bidusaba ubukristo, bidusaba kuba twarihannye, bidusaba kuba dufitanye isano n'ijuru kuruta isano twagirana n'idini. Nshuti zanjye, Yesu yakomeje abwira abantu, arababwira ati kandi n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Mbere y'uko akaga gasohora ka nyuma na nyuma, abana b'Imana isi zabanga. Twaraye tubyize impamvu yatumye Kayini yica nde? Abeli. Gutamba kwa Abeli, inama Abeli yahoraga amuha, kumugira inama kwa buri mwanya yageze aravuga ati siki ndazihaza. Ubu abantu bamaze guhaga inama zacu, guterwa ubwoba n'ibyenda kuba. Abanyapolitike barahangayitse, abanyamadini barahangayitse. Ubu noneho muri no gahunda yo gufunga insengero, umuntu muraganira akakubwira ati nge nari pastor atariko ndimo ndabona imbere simpabona. Ako niba ari Imana yaguhamagaye watuje ko Imana izakwereka ukubaho. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, uba abantu barambiwe abana b'Imana. Igihe kizagera umuntu ajya kubwira atariko iwanyu uko ari mu ijuru mwagiye iwanyu mukaturekereza. Abantu benshi buriye igare ribajyana kurimbuka nk'inka zijyanwa mu ibagiro, ku buryo bo ntabwo babona, babishimiye umunyenga gusa. Buriya inka ibasha kuvuga, ukayibaza uti umunyenga wo kuva mu Mutara uzi Kigali umeze ute? Akubwira iti niba hari umunyenga uryoshye n'uyu, ariko waba uri bukiri ku cyuma. Satani agiye kurindagiza abantu, ariko igihe kibarangirane. Abajene, buri muntu wese ngo Satani yamuteguriye ibyaha biri mu rwego rwe. Abasaza baraha, Satani agomba kukudodera umwambaro w'ibyaha byawe. Abana bato Satani yabakoreye ibyabo. Abanyadini bafite ibigeragezo byabo, bafite ibyaha byabo bagomba gukora, ku buryo isi yose izagotomera ibyaha nk'igotomera amazi. Nta muntu unywa inzoga ufata umwanzuro wo kureka ikibi, ntawe. Satani rero azashaka abantu kuberekeza mu kintu cy'inzoga. Niyo mpamvu mubona n'abarokore bazisubiyemo, abakirisitu, abaririmbyi biraye mu nzoga. Ubu dufite kuri YouTube ababwiriza barimo kuvuga ko inzoga ntacyo zigize gute zitwaye. Satani arashaka kwica abantu bahagaze. Tuzakuraho abakobwa batari abasinzi koko. Mva mperutse guhura n'umukobwa wasinze, ndamureba ndavuga nti ibi bintu ntibijyanye pe. Umusazi umwe ngo niwe wicaye ngo afata amase ngo yasomeza amaganga, ngo yarari mu bushakashatsi. Afata amase ararya, afata amaganga arasomeza, arazunguza umutwe ati ibyo ntibijyanye pe. Kandi koko ntago byari bijyanye. Kubona umukobwa w'umusinzi ni ibintu bitajyanye. Satani azakugaragaza agati, ariko iyo hajemo ikintu cyitwa inzoga. Kubona umwana w'umukobwa arimo kugenda yambaye ijipo ifunguye utamenya ngo ninde wayifunguye, yayifunguye ryari, ni amahano. Ikintu gitangaje, Yesu amaze kuvuga ibi abantu ntibabihaye agaciro, ariko muri mwaka 68 bagiye kubona, babona ingabo ziraje zihagaze kuri Yerusalemu. Baratangira bayoberwa uko bari bubigenze, zari ingabo nyinshi. Ariko Yesu yari yaravuze ngo nimubona ibyo bintu bibaye, uzaba ari hejuru y'inzu ntazasubire hehe mu nzu. Abantu bizi inyigisho za Yesu babonye n'amaso ingabo z'Abaroma, baravuga bati karabaye. Nyamara buri wese yanosha undi ati ibi bintu ntitwabyize, bacaho. Ariko ikintu gitangaje, birukankanye ngo ingabo z'Abaroma barazica. Abatambyi baravuga bati Imana iracyari muri Yerusalemu. Aho kugira ngo abantu bahunge, ahubwo bicaye muri Yerusalemu baravuga ngo izahoraho. Ariko byarangiye Yerusalemu isenywe.
umwaka wa 70 Yerusalemu barayisenye ntiyagira ibuye rigeretse ku rindi. Uwavuze ibya Yerusalemu bikaba byarabaye ni nawe wavuze ibyo kurimbuka kuri imbere yacu. Ariko abantu bagiye kurimbuka baraburiwe. Ubu nta muntu wicaye hano utazi ko ibihembo by'ibyaha hari iki? Hari urupfu. Ariko abantu barimo barizezwa yuko ibyiza biri imbere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayivemo. Kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bo bazabona ishyano, kuko bazabona kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibihe by'abanyamahanga byari ibihe? Abisirayeli bari mu butware bwa Roma, niyo yari ibakoronije. Roma yakomeje kwangiza Yerusalemu, kandi n'uyu munsi wa none mu gihe tuvuga ko hari itorero ry'ukuri rigereranywa na Yerusalemu, Roma irahari kugira ngo yongere igire ibihe. Gusenga wapi? Gusenga abantu bamaze kubifata nk'ibintu byoroheje. Inshuti zanjye, mfite igitabo nakunze cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Icyigisho cyacu cya kabiri kiravuga ngo Yesu yavuze ko hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, ariko avuga ko no hasi amahanga azababara bumirwe. Amahanga arababaye ntababaye? Amahanga ahagaritse umutima, abantu barashobewe, imitima y'abantu irabeshywa bitewe no gutinya ibigiye kuba mwiza. Abantu barimo baraza bakabaza abayobozi b'amadini bati nyamara ibintu birimo kwerekera. Abayobozi b'amadini bati murye muryame muruhuke turahari. Abantu baricara bakibaza batariko ibintu birajyaye. Abanyapolitiki bakabwira bati murye muryame. Ariko hari icyenda kuba. Ariko mu by'ukuri indaya yagombaga kuba indangamirwa. Bibiliya iravuga ngo ukebukisha amaso yanjye kuko ninyatinze aho ndi burangire. None isi yo irimo iratubwira ngo uwo muntu utambutse nuwo kugira gute? Nuwo kurangamirwa. Murapfa nabi. Dufite abantu b'abasaza bagenda gahagarara kwa Rubangura hariya, akabona ubwana bw'ubukobwa burimo burahaca ishuri ryarangiye, akambaye umukondo uri hanze, akazamuye amabere kayaziritse, umusaza ukabona mari ijosi ababara yarangiza atari kwa babana ati twarongoye babahewe. Urapfa nabi. Urapfa nabi. Igihe tugezemo ni igihe cyo kubamba kamere n'irari n'iki niruba. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bamwe baremera mu munaniro bafite birirwanye, baboneka hano. Imana ibaha umugisha abitanze, Imana ibaha umugisha. Abandi nabo baracyari muri uwo muryango kuwuhumuriza. Ni nacyo kiza cyo kuba umuntu w'Imana. Yesu yashyizeho abo tugomba kuzaza turirana nabo, kandi tukagira n'abo twishimana. Imana rero abagiye bitanga bagasura uyu muryango, Imana ibaha umugisha. Ndashimira cyane itsinda twari kumwe ryubahirije igihe twari twahanye. Bishoboka ko ari uwaje hano, ariko twari twababwiye ko turi bwigire hariya cyangwa tukigira mu rusengero. Ubwo rero twigiye mu rusengero, ndetse ni naho twatangiye impano z'ibitabo. Abashyitsi twagiye tubana nabo, reka tubakangurire ko ejo saa 11 n'ubundi twe tuzaba turimo hano mu rusengero. Ego dufite ishuri ejo, tuziga icyigisho gikomeye cyane. Ku isabato twarize, uyu munsi twize, kugeza ku isabato cyane. Umuntu wese wamaze gufata umwanzuro wo kubatizwa, turabifuza kugira ngo mubanze mwige, mumenye ibyo mwizera ibyo ari byo. Kandi n'undi mushyitsi waba wifuza kugira ibyo yigira, afite ibibazo ashaka gusobanuza, hariya tuba dufite ishuri ryiza ndaribakundishije. Turifuza ko twazababona
ejo. Imana ibaha umugisha. Gusa kuba twari twemereye guha impano nimugoroba bikaba bitadukundiye kubera ko nimugoroba tutari dufite uburyo, yego abo ngabo baze gusigara kugira ngo tuze kureba ukuntu twabaha impano zabo. Ariko abo twari kumwe hariya bo bamaze kubona impano zabo z'ibitabo. Imana ibafashe kugira ngo mukomeze musobanukirwe ukuri mu izina rya Yesu. Iyo twamaze gutangira kugera lendi, amateraniro yacu barimo kugenda yihuta. Ndashimira buri muntu wese urimo gukoresha imbaraga kugira ngo amateraniro yacu agende neza. Imana ibaha umugisha. Kandi duhaye ikaze abarimo kudukurikirana batari hano kugira ngo Imana ikomeze iduhane umugisha. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza, ni icyigisho nifuza ko mukurikira mutuje kandi abafite aho bandika. Cyumweru cya kabiri biba bisaba yuko twandika. Ni icyigisho kivuga ngo ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo kwegereje. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo kugize gute? Kwegereje. Mujyejuru dusenge. Uwiteka Mana nziza, ubwami bwawe buri hafi kwimikwa, kandi Satani wimitse ubwami ku isi arimo arabona ubwami bwe bwenda gusenyuka. Arabizi yuko asigaranye igihe gito, kandi arabizi ko natwe abari mu isi dufite igihe gito. Arashaka kutujagaraza kugira ngo ubuzima bwacu burangirire mu isanduku nta myanzuro y'ahazaza dufashe. Ariko uri Imana yiteguye kudufasha kugira ngo ibi bimenyetso bibanziriza kugaruka kwawe bigira icyo bikangura muri twebwe, aho kugira ngo dute umutwe nk'abandi, uduhe imbaraga zo kubura imitwe yacu turebe mu ijuru aho uri. Kandi mu gihe nk'iki ngiki kirimo guhiga n'intore niba bishoboka, kandi tukaba turi intore zawe, uduhe kugushikamaho. Ubuzima bugiye kuba bubi, isi igiye kuba umwanda, ibyo abantu bajyaga bishingikirizaho bigiye guta agaciro. Uduhe kwiyubaka ku byera cyane by'ijambo ryawe kuko nibyo bihorana agaciro. Kandi muri iri jambo ryawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Luka igice cya 21. Yesu ari kumwe n'abigishwa be. Iminsi ya Yesu irimo iragerwa ku mashyi. Abigishwa be bibereye mu guhangana mu myanya y'icyubahiro no gushaka kumenya umukuru. Yesu arimo arabwiriza ibibwirizwa bya nyuma kuko yabonaga yuko imbaraga y'umwanzi irimo kuza imwegera, yifuza kumucecekesha. Kubw'ibyo Yesu yabonye akeneye kubwira abigishwa be ibigendanye na Yerusalemu n'ibigendanye n'irangira ry'isi. Ariko kuko Yesu nta mwanya yari afite, yarabyegeranyije. Kuko icyarimbuye Yerusalemu n'uburangare abantu babaga muri Yerusalemu bagize bakarimbuka, nicyo kigiye kurimbura isi. Kandi uburangare bw'i Yerusalemu buzisubira bubu uburangare bw'abantu b'uyu munsi wa none. Niyo mpamvu Yesu yabyegeranyije. Ku murongo wa 5 w'igice cya 21 Luka, nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati, ibyo mureba mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Abantu bari barangamiye insengero z'ibitabashwa, ukubengerana kwazo. Nyamara Imana yari yitaye ku ijambo riheruka ririmo kuvugirwa muri izo nsengero. Ntuzarate urusengero, ahubwo uzarate ijwi rirenga ririmo kuvugira muri urwo rusengero. Yesu arababwira ati, rero murimo muranyereka urusengero rwubakwa ruri muri finisaje, ariko njyewe ndimo ndabona rusenyuka nta buye rigeretse ku rindi. Kubera iki? Amaso y'abigishwa n'amaso ya Yesu ntiyarebaga kimwe. Abigishwa bari bakeneye umuti wo gusiga ku maso kugira ngo bahweze barebe hirya y'ibihu byabakingirizaga. Abagabo, abagore, abakobwa n'abahungu b'uyu munsi wa none twambaye amarineti Satani yatwambitse ku buryo tutamena ibihu ngo turebe hirya ikisihishe.
umurongo wa 7, abigishwa baramubaza bati mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Muri Matayo 24 ho baramubwiye ngo ikimenyetso cyo kugaruka kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Ibyo bintu uvuze ko biteye ubwoba, ni iki kizabibanziriza? Ese bizaza byiture ku bantu? Imana ntishobora kwemera ko abantu bayo batungurwa. Niyo mpamvu yabanje kugaragaza ibimenyetso bizabanziriza kurimbuka kw'isi. Yesu arabasubiza ati mwirinde batabayobya. Ntiyatangiye ngo ababwire ngo iminsi izaba imeze gutya, kuko Yesu yararebye asanga mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu hazaba hari ubuyobe. Mbere yo kurimbuka kw'isi hazaba hari ubuyobe. Satani azabikora kugira ngo kugeza itariki yo gupfiraho abantu bo kumenya akaga kagize gute kegereje. Ubu rero turi mu munyenga, turimo turarya, turimo turanywa. Hari kora rimwe yaririmbye indirimbo ngo isi iraryoshye, reba amazu meza twiyubakiye, urebe n'abagore twagize gute. Ntacyo wavuga, isi iraryoshye. Ariko ku bantu bashaka kujya mu ijuru, isi irimo irarura mu kanwa kabo. Yaba bihiye, barimo barazamura amasengesho babwira Imana bati Imana, igihe kirageze ngo dutahe kuko mu isi si iwacu. Abiriwe kwirimba imushyingura mwabibonye ku isi irarura. Ariko Satani ntazatwereka irimbi. Satani ntazemera ko tujya CHK na Faisal ngo turebe ibintu birimo kuhabera. Satani ntazatuma tureba abantu bari muri za gereza n'ibigo birererwamo abana b'abamayibobo. Satani ntazatuma tureba ibyo, ahubwo azatwereka ama etaje abengerana. Ujya uvuga uti isi yabaye paradizo we. Buri buke Sodomu irimbuka, ngo abantu babonye Sodomu iraswaho n'izuba babona irabengerana. Icyo kintu Satani yakoze cyatumye bavuga bati iyi Sodomu nta hantu yajya. Mbere y'uko isi irimbuka, Satani azafata isi ayisiga isura nziza ngo abantu batangire guha isi imishinga y'igihe kirekire ko bazababona ntacyo yaba. Igihe Satani yageragezaga Yesu mu butayu, ngo yamweretse Yerusalemu n'indi migi yari yizengurutse, kuko Yesu yari ari hejuru. Ngo arangije ngo amwereke isi ikeye cyane, wifuzwa ibihe byose niko havuga. Isi ngo yaragiye, ibibazo biri muri aho hantu hose Satani arabirinda, arangije arayisigiriza. Abwira Yesu ngo nupfuka mukandamya biriya byose ndabiguha kuko narabigabanye. Ariko kuri Yesu wavuye mu ijuru ibyo byari amacuho. Pawulo ati ibyarindamu yanjye byampindukiye iki? Yego, mbere gato y'uko isi irimbuka, ikintu cyose kirimo icyaha Satani azagisiga amavuta yo kubengerana. Ikintu gitangaje, Yesu yarababwiye ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi. Inyigisho ebyiri. Bamwe bazaza bavuga ko ari Yesu waje. Twarababonye, hari n'uwaje hano za hano i Rubavu, abantu bamwifotorezaho bafata selfie. Abantu b'i Kigali mwacitswe, twebwe ubu ngubu Yesu ari hagati ya Goma na Gisenyi. Bamwifotorejeho amafoto, nta muntu ukiyabitsera. Muke mujya mu binyamakuru murebe. Muri Amerika y'Epfo hamaze kuboneka abantu benshi bagiye bavuga ko ari ba Yesu. Abiyita Yesu rero bo bagomba kubaho. N'ubu n'ababwiriza b'ibihangange hano muri za Kenya, hari uherutse kwiyita Yesu baramudiha, arababwira ati ndisobanukiwe. Bamuhasi igiti. Ariko kubera iki kwiyita Yesu? Muri Zambia barahari, tuzakomeza no kubabona. Kandi ku musozo Satani aziyambika ishusho ya Yesu abantu bamenyereye, aboneke mu mastade amwe namwe akomeye ku isi, ababwire ko yagarutse, ariko ibintu uko bakekaga ibintu yagize gute, yabihinduye.
abantu bari ku isi bakeneye kugabanya umwanya bamara mu madini babyina, bakamenya icyo Kristo abashakira aho yicaye iburyo bwa Se. Imbere yacu hari ibihe bigoye, bidusaba ubwenge, bidusaba ubukristo, bidusaba kuba twarihannye, bidusaba kuba dufitanye isano n'ijuru kuruta isano twagirana n'idini. Yesu arangije arababwira ati kandi hazaboneka abantu bababwira ngo igihe kiri bugufi. Ubuyobe buzavangwa n'ikintu cyo kuvuga ngo igihe kiri bugufi. Satani ni umuhanga. Igihe cy'Imana iyo kitaragera, Satani aza mbere yacyo ho gatoya. Kandi nanone Satani afata abantu bamwe bakihuta mu bihe kandi batabibwiwe n'umukuru nyir'ibihe byose. Abandi Satani akababwira ko ibihe biri kure. Abo Satani abwira ko ibihe biri kure rero Bibiliya ibita abakobanyi, kuko bazaba bakobana bavuga ngo uhereye kera kose ibintu bihora uko byagize gute, ko byahoze, bahora bavuga ngo azaza. Icyo nagira mbabwire ngiki, ubu tugiye kugira ubupagani bubiri. Ubupagani bwa mbere ni ukwigiza ibihe hafi, ku buryo abantu bababwira bati Yesu araje muri 2020. Hari umuntu wanyohereje ikintu kuri WhatsApp, ni ikintu abazungu nabo byarabacanze. Muzungu yaragiye ajya muri studio yifata ibintu, avuga yuko ngo Yesu ngo araza ngo muri Noheri ngo hagati y'itariki 20 na 24 ngo z'uku kwa 12, ngo abantu bazitonde ngo ntibaziyahure mu bintu by'iminsi mikuru ya Noheri, ngo kuko ngo isi ishobora kurangiriraho bari mu bintu by'akajagari bagahita bapfa nabi. Uwo muntu namwandikiye ibi bintu ni imyanda. Buri hari ibintu Satani yohereza by'imyanda gusa byo kugira ngo atujugunye mu mitwe yacu. Hagiye kuboneka abantu bazaza bashyiraho amatariki, ibintu biri bubere, kandi batuye mu isi muri bose ntawe ufite kalendari y'ijuru. Igihe Yesu yasubiraga mu ijoro yavuze ngo igihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu nawe ntagize gute, ntakizi. Ariko nagiye mbabwire ngo ubu uyu munsi wa none arakizi kuko ni umutambyi mukuru. Kandi icyo gihe mbere gato yuko isi irangira, abana b'Imana bazaba bari mu karengane, mu kaga. Ntago Yesu azaza ngo asange tubyina mu nsengero. Oya, ntago Yesu azaza ngo asange turi mu masoko urimo kuvuga ngo we angahe yawe sha ngo Yesu ahita avuga ati pa impanda iravuze. Reka da. Hari ibihe bigomba kubanziriza ku buryo bizatuma buri muntu wese abaho agomba kuba. Ibihe byatumye Yesu Mariya umutwite agenda ajya aho Yesu agomba kuvukira uko ibihe byagennye. Ibihe rero bigomba kuzadusanga turi aho tugomba kuba tugize gute, turi. Yesu arangije aravuga ati ariko abo bantu ntimuzabakurikire, ariko nimwumva intambara mukabona imidugararo ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Ntago kuba igihugu cyateye ikindi bivuze ngo Yesu aje muri uwo mwaka. Ukraine yarwanye n'Uburusiya, umwami Daniel 11 yasohoye nta mezi 6 ahari ngo Yesu agaruke. Amerika na Korea bakerekana ibibunda, umuntu agahita avuga ati Yesu araje neza, none kiriya kibunda nibakirasa azahita aza. Ndababwiye ko Yesu aza kubw'umututu w'imbunda. Yesu yakomeje guhumura abigishwa be, arangije arababwira, arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibintu bitera ubwoba. Birahari ntibihari? Birahari. Ibi byo turabireba, n'Abanyamerika byarabayobeye. Isi igiye kwerekera mu gusenga ubutaka mu buryo bwa gipagani ngo kugira ngo isi tuze. Ejo bundi nararebye nsanga Kiliziya Gatulika ifite umutagatifu ubu yashinze isi. Hari umutagatifu usigaye ushinzwe ubutaka, ushinzwe kurinda imyuzure. Ariko naratangaye, mperutse gusoma umutagatifu ngo bashinze ngo ushinzwe kurinda internet ngo idahungabana. Mutagatifu sha
ushinzwe kurinda iki? Interineti. Hari n'umutagatifu ngo ugomba kurinda abantu bacukura imva ngo kugira ngo urupfu rutabafatirayo bakicukura. Ariko murabyumva ibyo bintu? Bare bano bantu bakora mu kazi ko gushyingura, bagira amamodoka atwara imirambo n'ibiki byose, buriya ngo nabo urupfu ruba rubahiga. Ubwo ibyo rero ngo hari umutagatifu bashinzwe. Akaba n'umutagatifu ushinzwe amazi kugira ngo abantu bayarimo batayobasha. Ariko reka mbabaze, ubwo bizarangira Imana ikora iki? Uziko bizarangira Imana bayigize umushomeri? Isi irimo irajya ahantu habi. Umuntu udafite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana azisanga ahantu habi. Yesu arangije arababwira ati rero hazabaho ibintu biteye ubwoba. Imitima y'abantu izabarya. Uyu munsi ugiye kwa muganga, indwara zirimo kwica abantu benshi ni indwara ya stroke. Stroke noneho yo ubu reka mbabwire, abantu bavugaga ngo kanseri ngo nimbi, ariko stroke irakubita umuntu ikamufangura mu minota mike, udapfuye ababaye ikimuga, mugatangira kumwigisha kuvuga no gukandagira no kunyeganyeza ijisho. Usanga umuntu bamuri imbere barimo baramubwira ngo uyu ni umwana wawe wabyaye. Kabaza ati nabyaye ryari? Kubera iki? Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kugira gute? Byenda kubaho. Satani azazamukira muri iki cyorezo cyo kwibwira ibyenda kubaho. Abakobwa bumve batazabona abagabo baba batinganye cyangwa babindaya. Abagabo bajye babona hazaza h'abana babo ntibahabona. Usanga umuntu, reka njye ikintu babwira, ubu abantu bose turimo gutaka uyu munsi n'abantu twicaye aha, amarira dufite ntabwo ari uko turi burare tugize ikibazo, ahubwo nuko twikoreye imitwaro y'ejo. Dufite ubwoba ko ejo tuzaba dufite ubutabazi bw'Imana nk'ubwo dufite ryari uyu munsi. Ngo Abisiraheli babonye basigaranye stoke y'ibiryo izabamaza ukwezi, baravuze batari ko mwaretse tugatangira gutaka Imana tuyisaba ibiryo. Murabona ko Imana itinda gusubiza? Itinze gusubiza byadushiranye byagenda gute? Nibwo batangira gutaka ngo babuze iki? Babuze ibiryo. Guterwa ubwoba n'ibyenda kuba. Abanyapolitike barahangayitse, abanyamadini barahangayitse. Ubu noneho muri no gahunda yo gufunga insengero, umuntu muraganira akakubwira ati nge nari pastor atariko ndimo ndabona nta imbere simpabona. Ako niba ari Imana yaguhamagaye watuje ko Imana izakwereka ukubaho. Nshuti zanjye, Yesu yakomeje abwira abantu, arababwira ati kandi n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Mbere y'uko akaga gasohora ka nyuma na nyuma, abana b'Imana isi zabanga. Twaraye tubyize impamvu yatumye Kayini yica nde? Abeli. Gutamba kwa Abeli, inama Abeli yahoraga amuha, kumugira inama kwa buri mwanya yageze aravuga ati siki ndazihaza. Ubu abantu bamaze guhaga inama zacu. Perutse kugira umuntu inama, mugira inama, arangije arambwira ati winyinjirira mu buzima ndakwiyamye. Hashize umwanya yandika ka message atariko ati ntago nakujugunya, ati kuko buriya n'ingorofani ntiyitwara, nshobora kuzagukenera. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, uba abantu barambiwe abana b'Imana. Igihe kizagera umuntu ajya kubwira atariko iwanyu uko ari mu ijuru, mwagiye iwanyu mukaturekereza. Yesu yakomeje agaragaza akarengane abana b'Imana bazacamo. Ibyo bizabareraho kugira ngo muba abahamya. Nuko rero mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera. Mumaramaze mushaka Imana, mumaramaze mwiga ibyanditswe byera, mumaramaze mwiga ubuhanuzi, kugira ngo mutazarya iminwa mu gihe cyanyu cyo guhamya. Igihe cyacu cyo guhamya kiri imbere, ariko ubu isi yatangiye kutubikamo ubwoba. Kubwira umuntu w'umunyapolitiki umuri imbere yuko isabato ari umunsi w'Imana byaragucanze.
ku kazi kuberurira ko usenga byaragucanze, abantu mwiganye kuberurira yuko uri umurokore byaranze, ariko ngo utegereje ngo kuzarengana. Umuntu arakwambura amafaranga ukamufatira Nyabugogo muri gare ukamutera jido, abantu bagatangira ati murokore utica umuntu, warangiza utireka kumukristo si ukuba iki kinyeteri ndakumanyura. Harya ubwo bazatwara inzu ureba. Dukeneye kwitoza kumaramaza. Hari abantu tujya twiga ibi bakatubwira bati ibyo bintu muba murimo ni ugukabiriza, ntago bizaba. Umva bizaba. Umurongo wa 15, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Imana izatanga iki? Bibiliya iravuga ngo kuko nzabaha ururimi n'iki n'ubwenge. Ubutumwa bugomba kubwirizwa uyu munsi muri no minsi y'imperuka ni ubutumwa bugiye gutangwa n'abantu bafite ururimi bahawe n'Imana rwo kuvugamo ibintu, kandi urwo rurimi narwo rukaba rukubitwa rusunikwa n'ubwenge. Umuntu uzibeshya agahubuka adafite ibyo bintu bibiri Imana irimo gutanga azapfa igihe kitageze, kandi birangire n'ubugingo buhoraho ntabwo agize gute, ntabwo abonye. Abadamu musaba Imana ururimi n'ubwenge, ababwiriza, abayobozi b'itorero, bantu bashyitsi turi kumwe, iki ni igihe cyo gusaba ururimi n'ubwenge. Kubera iki? Umuntu udafite ururimi yahawe n'Imana, ururimi rwe azarukoresha arimbura abantu cyangwa abagushe. Natagira ubwenge mu mwanzuro wose ufata uzisanga ubuze ubugingo kandi wabushakaga. Mu mperuka dukeneye ibintu bibiri, ururimi ruva ku Mana n'iki n'ubwenge. Bibiliya iratangaje, ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazica bamwe muri mwe, muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu, nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Amen. Gupfuka agasatsi. Imana izabiza umuntu wayo mu minsi y'imperuka, izabiza uko atambuka, iza uko yambara, Imana izabiza uko arya, izabikurikirana akantu ke kose kugeza ubwo. Buriya reka ngiye ikintu babwira, buriya wari uzi ko hari igihe ushima mu mutwe agasatsi kagapfuka ntubimenye? Imana kugira ngo itwereke yuko izabiducekinga, ikurikirana ibyacu cyane, yatanze ubwishingizi iravuga ngo n'agasatsi kanyu kazaza gapfuka ku mutwe, nzi impamvu gapfutse. Amen. Imana izakurikirana ibyacu. Ikintu rero tukwiye gukora, aho kugira ngo tubanze twige uko ibintu bizashorerana, reka tubanze tube mu bwihisho bw'isumba byose. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, akaba mu mahema y'isumba byose, Uwiteka azamubera umurinzi. Ibi bihe biteye ubwoba ntacyo bizaba bitwaye, ariko ikibazo Satani agiye kudutwara buka, tumere nk'inka zijya mu ibagiro. Hari ukuntu inka bazijyana bagiye kuzibaga hano Nyabugogo, ugakubitana nayo ukabona inka zirimo ziragenda. Buriya rero ibintu byarancanze. Inka barimo barayizana hano Nyabugogo ngo bayibage, ugasanga yateye induru ahantu iri, bayiziritse irimo irakubita inda amahembe, tiku tiku, ukabona umuntu arimo n'igiti ahibwe ati buretse, ariko zirapfa iki zose ko zisangiye icyuma. Murimo murapfa ngo imiyenzi, murapfa ngo umuntu ngo yavuze undi, murapfa ubuntu bw'ubufaranga n'iki, nyamara turimo turakarangwa mu isafuriya imwe. Hari ukuntu rero ubona izo nka bagiye kubaga, hari iba yagiye ahantu heza, ukabona irimo irareba neza, igenda ikontorora umuhanda, ariko zirakontorora umuhanda ngo ivemo. Abantu benshi buriye igare ribajyana kurimbuka nk'inka zijyanwa mu ibagiro, ku buryo bo ntabwo babona, babishimiye umunyenga gusa. Buriya inka ibasha kuvuga, ukayibaza uti umunyenga wo kuva mu Mutara uzi Kigali umeze ute? Akubwira iti niba hari umunyenga uryoshye n'uyu, ariko waba uri bukiri ku cyuma. Satani agiye kurindagiza abantu, ariko igihe kibarangirane.
abajene, buri muntu wese ngo Satani yamuteguriye ibyaha biri mu rwego rwe. Abasaza baraha, Satani agomba kukudodera umwambaro w'ibyaha byawe. Abana bato Satani yabakoreye ibyabo. Abanyadini bafite ibigeragezo byabo, bafite ibyaha byabo bagomba gukora, ku buryo isi yose izagotomera ibyaha nk'igotomera amazi. Yesu yakomeje agaragaza ikintu gikomeye. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu noneho hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Ibi byo Yesu yarabyeruye, arababwira ati Yerusalemu yo, narindimo kuvuga ibyo kurimbuka kw'isi, ariko ngaruke kuri Yerusalemu. Igihe muzabona hari abasirikare badasanzwe, batari aba banyu mwirirwa mubona, muzamenye ko kurimbuka kwanyu kugeze. Mwaka 68 abasirikare b'Abaroma, buriya reka ngira ikintu babwira, biratangaje yuko kurimbuka kwa Yerusalemu hari hihishe inyuma imbaraga z'Abaroma, no kurimbuka kw'isi Abaroma bazaba babyihishe inyuma. Iyi Roma ya Vatikani mubona yiteguye gukora ibintu nk'ibyakorewe kwa Pilato. Ikintu gitangaje, Yesu amaze kuvuga ibi abantu ntibabihaye agaciro, ariko muri mwaka 68 bagiye kubona, babona ingabo ziraje zihagaze kuri Yerusalemu. Baratangira bayoberwa uko bari bubigenze, zari ingabo nyinshi. Ariko Yesu yari yaravuze ngo nimubona ibyo bintu bibaye, uzaba ari hejuru y'inzu ntazasubire hehe mu nzu. Abantu bizi inyigisho za Yesu babonye n'amaso ingabo z'Abaroma, baravuga bati karabaye. Nyamara buri wese yanosha undi ati ibi bintu ntitwabyize, bacaho. Ariko ikintu gitangaje, birukankanye ngo ingabo z'Abaroma barazica. Abatambyi baravuga bati Imana iracyari muri Yerusalemu, aho kugira ngo abantu bahunge, ahubwo bicaye muri Yerusalemu baravuga ngo izahoraho. Ariko byarangiye Yerusalemu isenywe. Umwaka 70 Yerusalemu barayisenye, ntiyagira ibuye rigeretse ku rindi. Uwavuze ibya Yerusalemu bikaba byarabaye ni nawe wavuze ibyo kurimbuka kuri imbere yacu. Ariko abantu bagiye kurimbuka baraburiwe. Ubu nta muntu wicaye hano utazi ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Ariko abantu barimo barizezwa yuko ibyiza biri imbere. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayivemo. Kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bo bazabona ishyano, kuko bazabona kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibihe by'abanyamahanga byari ibihe? Abisirayeli bari mu butware bwa Roma, niyo yari ibakoronije. Roma yakomeje kwangiza Yerusalemu, kandi n'uyu munsi wa none mu gihe tuvuga ko ari itorero ry'ukuri rigereranywa na Yerusalemu, Roma irahari kugira ngo yongere igire ibihe. Reka mbabwire, ibi bintu byose murimo kubona byo gutesha agaciro iyobokamana, gutesha agaciro imisengere, ibi bintu mubona Satani arimo kugenda arwanya ijwi ry'Imana ku mugaragaro, turi mu bihe by'abanyamahanga. Ariko bigomba kuzagira gute? Bizashira, hazazaho ibihe by'abera. Inshuti zanjye, amagambo yantangaje, kandi hazaba ibimenyetso hasi ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azaba barabumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru nazo zizanyeganyega. Ubwo nibwo abantu bazabona umwana w'umuntu aje. Amen. Imbaraga zo mu ijuru nizimara kunyeganyega, abera habura gato ngo baneshwe. Dufite indirimbo ivuga ngo barwanye uko babashije, none bagize gute? None baratsinze. Mwagurire amarembo kugira ngo bagire gute? Hazaba habura gato ngo baneshwe. Ariko nagira ngo mbabwire, iki ni igihe cyo kwibikamo imbaraga tuzakoresha icyo gihe. Kurengananwa n'abera, kusoza uri mu ruhande rw'Imana, kwemera kurenganyirizwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu.
nibyo bintu bizagaragaza abantu b'Imana. Kandi ijuru ryose rizaba ribatunga urutoki rivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kugeze gute. Kwihangana kw'abera niko kuzatuma abantu bose babitegereza. None nagira ngo mbabaze, niba kwihanganira umuntu muri korari byakunaniye, cyo kumva umuntu nimumuzana ndagenda, naguma hanze ndagumaha, ukumva umuntu iyi nama y'itorero sinzayibanamo n'akanaka, ubwo nimumutora ndagiye, nagenda ndagaruka, ubwo se urambwira ngo wowe uri umukiranutsi iki? Aho niho kwihangana kw'abera kuri. Mu ntambara barwana mu buzima bugoye bitondera amategeko y'iki? Y'Imana. Nshuti zanjye, ibihe turimo ni ibihe bigoye cyane, imbere yacu tuhafite akaga gakomeye. Nuko rero ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Bibiliya itubwiye ko tuzafata amaso yacu tukayahanga ibyo bintu. None uyu munsi wa none abantu bahanze amaso indangamuntu, abandi bahanze amaso amafaranga agiye kubura, abandi bahanze amaso intambara ziri mu isi, abandi bahanze amaso ubukene burimo kwiyongera, abandi bahanze amaso gusenyuka kw'imiryango. Ariko twebwe mu gihe tubona ibi ngibi, ni ibimenyetso bigenda bitubwira ngo harabura metero zingahe ngo mugere mu murwa wanyu. Kubw'ibyo rero abagenzi dukwiye kurarama. Iki ni igihe cyo kurarama. Ibintu byo mu isi nubitinzaho ubwonko n'ibitekerezo uzarangira. Uzakunda umugabo, namara koroherwa ubwire basaza bawe baguha amafaranga, umugaburire umwambika byibuha rye, ajya agendana kirida mu kanwa aguhembe kukuzaniraho izindi ndayi. Numutinzaho amaso uzapfa bagushyingure. Rarama. Rarama. Mu ijuru hari Imana ijya igira uko ibigenza. Imperuka yo hasi ntago tuzabona isi baye paradizo. Kubera iki? Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Kandi muri Daniel igice cya 7 tuhabwirwa inyamaswa yaconshomeraga ibintu bindi kabisiribangisha amajanja yayo. Iyo nyamaswa ishushanya ubwami bw'Abaromani. Aka kavuyo kose kariho kose muri busange Roma ifitanye na kisano. Umuntu arimo arashaka umugore, ukwezi kumwe yarangiza agahita agaruka ku rusengero, munandukanye nawe. Byagenze gute? Njyewe numvise muhaza. None se wakwihanganye ko natwe twihanganye? Oya, iwacu ntago ariko tumeze. Twebwe icyo twihangane turakihanganira, icyanze. Murasubirana umukobwa wanyu, barangiza bati rero twebwe itorero ntabwo ari twe dutandukanye abantu, ujya muri leta. Yagera muri leta ati ngewe mba numva rwose munandukanye nawe, ejo atazanyurira nkamukubita inyundo nkamwica. Bagatavuga ati rero uyu muntu yanabikora, abantu babaye abaki abarakare. Gatanya yo mu kwezi kumwe, mu mezi 2 usanga yanditswe mu murenge. Wajya kubona ukabona akana kakajiji k'agakobwa kari kumwe nawe bafatanye, sheri uzankunda nzagukunda. Yararara. Iryo jambo uzamaze kuribwira abantu ibihumbi bingahe, ryabaye pirate kuri we. Umuntu asigaye akora ubukwe bwacya, umuntu agatangira kumwereka amafoto. Uyu no aba n'abana b'umugore wa mbere yarafunze mu mutwe turatandukana. Uyu rero ureba ni umugore wanjye wa 2. Uyakundaga amafaranga kandi nari nkereye, ndamubwira nishakira umuzungu nubaho uzankize. Uyu ni umugore wa 3. Uyu we twapfuye ubusa, navuye safari muhurana n'agasore mitamubwira ngo urareyo ntugaruke. Rero aba nabakubanjije, ariko wowe humura ntacyo uzaba, gusa ntakubeshye nuzana ibintu by'imizozo nzakumanyura. Ubukwe bwaraye bubaye. Nagatangira ati mama, ati ushatse umugabo akagucanga ubigenza gute? Ati ubigenza nkuko nabigenje kuri so. Ariko ibibazo birahari ntibihari. Isi irimo irashaka. Reka mbabwire amategeko ya gatanya mugende muyige neza, yaturutse i Roma. Amategeko ya gatanya, koroshya gatanya, ibintu by'iki byose musanga ari ibintu nubwo no muri Bibiliya mu Bisirayeli babigiraga, ariko Bibiliya iravuga ngo Mose yabibemere kuko imitima yanyu yari igize gute? Yari inange. Ubwo rero nuramuka ushaka gutandukana n'uwo mwashakanye, uzamenye ko umutima wawe ugize gute? Unangiye. Ariko uyu munsi wa none bantu b'Imana, ibintu ni ibibazo.
nimubona bibaye muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Yesu arangije abacira umugani, ariko ageze ku murongo wa 34 Yesu abaha ibanga. Arangije arababwira ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazagira gute? Ukazabatungura. Ivutu ryica umuntu mu mutwe ntamenye ibihe aho bigeze. Amaganya yica umuntu mu mutwe ntamenye ibihe aho bigeze gute? Aho bigeze. Inzoga zica umuntu mu mutwe. Muzabirebe abantu banywa inzoga, imyanzuro yose bayifata bukeye bazinyweye. Akatangira ati, ariko rero ngiye kuzireka pe mama kana, ninjye wagukuye iryo ryinyo. Umugore ati, none se ubu ngubu nikubise ku nzu ugira ngo wari nkuye da. Akegera abana bati, papa winereye rwose, twari duhari tubireba twumiwe bana banje, ntabwo ari njyewe. Akabwira abagabo ati, nariretse. Umuntu akamamagara kuri telefone ati, ngwino tuganire umbwire ibyakubayeho tube tunywa rimwe. Kandi ubwo ngo yagize gute? Reka mbabwire, nta muntu unywa inzoga ufata umwanzuro wo kureka ikibi, ntawe. Satani rero azashaka abantu kuberekeza mu kintu cy'inzoga. Niyo mpamvu mubona n'abarokore bazisubiyemo, abakirisitu, abaririmbyi biraye mu nzoga. Ubu dufite kuri YouTube ababwiriza barimo kuvuga ko inzoga ntacyo zigize gute? Zitwaye. Satani arashaka kwica abantu bahagaze. Tuzakuraho abakobwa batari abasinzi koko. Mva mperutse guhura n'umukobwa wasinze, ndamureba ndavuga nti ibi bintu ntibijyanye pe. Umusazi umwe ngo niwe wicaye ngo afata amase ngo yasomeza amaganga, ngo yarari mu bushakashatsi. Afata amase ararya, afata amaganga arasomeza, arazunguza umutwe ati ibyo ntibijyanye pe. Kandi koko ntago byari bijyanye. Kubona umukobwa w'umusinzi ni ibintu bitajyanye. Satani azakugaragaza agati, ariko iyo hajemo ikintu cyitwa inzoga. Kubona umwana w'umukobwa arimo kugenda yambaye ijipo ifunguye utamenya ngo ninde wayifunguye, yayifunguye ryari, ni amahano. Ariko ubwo ngo baba bazi ko ngo ni abasirimu. Umuntu ngo unywa inzoga ngo areba kure. Umuntu yigeze kumbwira ati, musona ati, nta bitekerezo uzagira uticara mu bagabo. N'abagabo sabo ku rusengero baba ari imbwa. Ati reka da, dufite ibitekerezo bizamuka ari uko wanyweye inzoga. Ndababwira ni ko nazinyweye kera ntabyo nagiraga. Kambabwire, iyo umuntu yakira umwami Yesu nibwo agira ibitekerezo. Nshuti zanjye, twihuta. Yesu ati, mwirinde imitima yanyu itaremererwa n'ivutu, gusinda n'amaganya y'isi. Uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka. Amen. Kurokoka biraterwa n'ibintu bingahe? Bibiri. Kuba maso no gusenga ku isabato gusa. Gusenga ku cyumweru, gusenga iminsi yose. Kuko buri munsi Imana izazihishurira umuntu wayo uko yitwara muri uwo munsi. Kuko ibyo rero gusenga iminsi yose ruzaba ari urukingo rwo gushimangira umuntu kugira ngo atagushwa n'imperuka. Niyo mpamvu, kubera ko Satani azi ko kuba maso no gusenga ari byo bizarinda abantu mu mperuka, Satani azatuma abantu babinjiji kuba maso abikureho, no gusenga abantu bajye basenga ari uko babonye ibiryo, kuko kubona ibiryo bisigaye bigoye. Ako gusenga wapi? Gusenga abantu bamaze kubifata nk'ibintu byoroheje. Nshuti zanjye, mfite igitabo nakunze cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Icyigisho cyacu cya kabiri kiravuga ngo Yesu yavuze ko hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, ariko avuga ko no hasi amahanga azababara bumirwe. Amahanga arababaye ntababaye. Amahanga ahagaritse umutima, abantu barashobewe, imitima y'abantu irabeshywa bitewe no gutinya ibigiye kuba mwiza. Abantu bamo baraza bakabaza abayobozi b'amadini bati, nyamara ibintu birimo kwerekera. Abayobozi b'amadini bati, murye muryame muruhuke turahari. Abantu baricara bakibaza batariko ibintu birajyaye. Abanyapolitiki bakabwira bati, murye muryame.
ariko hari icyenda kuba. Ariko abizera Imana bazumva ijwi ry'Imana hagati mu muraba rivuga ngo ninjye mwitinya. Amen. Mu gihe hazaba hari ibintu byakanze abantu, ibintu byacanze abantu, ijwi ry'Imana rizaba ririmo kugenda risura abana b'Imana ribabwira ngo humura ndahari, humura ndahari, ninjye mwitinya. Amateka atangaje kandi akomeye yandikwa mu bitabo byo mu ijuru, ariyo y'ibyavuzwe ko bigomba kubaho, bizaba mbere gato y'umunsi ukomeye w'Imana. Nta kintu na kimwe kiri ku isi gituje, ntacyo. Aya magambo yanditswe mu 1908. Nta kintu kiri mu isi kigize gute gituje. Kandi mu byo Yesu yavuze yagaragaje abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi nk'uko twabisomye. Abahanuzi b'ibinyoma mbere y'uko Yerusalemu irimbuka baradutse koko, bayobya abantu kandi bajyana abantu benshi mu butayu. Abapfumu n'abanyabugenge bavugaga ko bafite imbaraga ikora ibitangaza. Biriho ntibiriho? Icyambere ni ikintu cyitwa ubutayu. Erega Imana ntikiba mu rusengero, ahubwo Imana yarimutse. Umva shaho, tuvuye mu butayu, umva uducurama twaje tubwira umumama ngo uzabyara umwana w'umuhungu. Amen, amen. Buri Imana iravuga. Uducurama twavuze ko umuntu utabyara azabyara iki? Ariko mumbabare mumbwire, umuntu akaza avuyeyo kwa muganga, yari arimo kwivuza, barimo gusuzuma muri we ibyakwamye, barimo kubikwamura, kabwira muganga ati ngarutse mu miti yawe kwa batari ukwiringira Imana. Agacurama karabivuze yuko Imana impaye umwana w'umuhungu. Reka ngire ikintu mbabwira. Mbere yuko Yerusalemu irimbuka, abahanuzi b'ibinyoma babwiye abantu ko Imana itakiba muri Yerusalemu, iri mu butayu. Bageze mu butayu rero bahahuriye n'abantu b'abapfumu, muranyumva neza, n'abantu b'abanyabugenge bafite imyuka y'ubumaji, ngo abo bantu babwiraga abo bantu ko ari ibitangaza biturutse ku Mana. Ubu abapfumu babaga muri iyi misozi yose turimo, muracyababona? Kera bakoreshaga ibishyimbo, ugahura n'umuntu akagukubita uruhu rw'ipusi akakubwira ati ujye urwicaraho mu gitondo na nimugoroba. None umuntu arimo arakubwira ati mpigikororwa, ukakimuhereza akakubwira ati uzayora itaka ry'umuntu wakubwiye nabi, urinzanire tumuvume mu izina rya Yesu. Gusa urumva atari ubupfumu? Aba bantu benshi barabakurikiye, babajyana mu misozi ahiherereye. Icyakora ubwo buhanuzi nanone bwavuzwe ku bw'iminsi y'imperuka. Icyo cyatanzwe nk'ikimenyetso cyo kugaruka kwande kwa Yesu. Igihe muzabona abapfumu bihinduye abantu b'Imana, ibitangaza bikaba birimo gukorwa n'abanyabugenge bakabyitirira ijuru. Mu gihe abantu bazaba barimo kubwirwa yuko Imana isigaye ibonekera mu butayu n'ahantu hiherereye, itakiboneka mu nzu yayo, mukwiye kumenya ko imperuka yaje. Tuzahura n'abavuga ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma. Inzozi ni iki? N'amayerekwa. Ubu hari amadini yubakiye ku bintu by'inzozi. Imana iguhaye visa, amena, siko mbona ubipinze. Imana yari yambwiye ko n'ubundi ubanza ukabipinga. Mva kandi ubwese ukora gusa. Umuntu arimo arakubwira ngo Imana ikohereje mu Bufaransa. Mu Bufaransa se ni hari abarara mu ikarito? Imana iyo yaguhaye umugisha, aho uri hose urawuhabonera. Umuntu akareba umuntu baherutse gukubitana n'umuntu w'umugabo wari wifitiye akabaraga gikora siporo. Umuntu aramureba ati hagarara, ati Imana impaye ibyawe, humura ntacyo kibaye. Umuntu arahagarara, arangije ngo kandi Imana irambwiye ngo iguhaye umugore. Ahita amubwira ati baza Imana ngo uwo yampaye mushyireye. Ubwo ngo yari yamubonye ari umusore, bya bintu by'ubwesikoro byateye. Ariko twaretse ijambo ry'Imana rikivugira. Tuzahura n'abantu bafite inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma, ariko wowe ubwiriza ijambo ry'Imana. Ngiki cyo turimo gukora. Kuri uyu musozi tuzarinda tuhava nta muntu turondoye, ahubwo Bibiliya ari yigize gute? Imurondoye. Komeza ubwiriza ijambo ry'Imana, ntiwirengagize ijwi ry'Imana riri kuvugira mu ijambo ryayo. Neretswe ko abantu bazavuga ko bigishijwe n'Imana mu buryo bw'umwihariko. Umuntu akubwira ati ngewe
nahuye n'ijuru, marayika arambwira ngo ndaguhagurukije, marayika arambwira ngo uzaca mu mazi ntuzashya. Kubw'ibyo rero ntacyo nzaba. Ujye kubona ubona umuntu yikoze mu mifuko ngo agiye guhanura minisitiri w'intebe cyangwa perezida, umubwira uti kandi ibi bintu urimo bizagukora. Oya, marayika arambwira ngo ntacyo nzagira gute. Umururumba no kutirinda nibyo ntandaro yo kwiyandarika gukomeye, kubera ko muri iyi si yacu ibyo bintu ari ikibazo. Ibyo Satani abizi neza, kandi Satani ahora yoshya abagabo n'abagore ngo babishirishemo, babishayishemo, bityo babure ubuzima ndetse bazabure n'ubugingo. Kurya, kunywa no kwambara nibyo ab'isi bagize intego. Kurya, kunywa no kugira gute? Kwambara. Umudamu aricara akavuga ati umugabo wanjye nkurikije uko ameze, papa kanaka ntabwo namurenganya, ibyo yarashoboye yarabiduhaye. Abana be bariga mu kagaridiyene nubwo ari akamake, yagerageje kungurira igitenge nubwo ari icyamake, ariko mbega ni nk'ibintu byamubayeho. Ubona ko ntago yari uwo kurongora umugore mwiza nkanjye. Urabona ndamuvuna pe. Ubu rero nzaza nshaka ukuntu nanjye niyaranja mufashe, kuko aravunika nkabibona. Ubu abagore babaye indaya, birirwa bazenguruka, barimo kurya amafaranga y'ubusore, barimo kurya amafaranga y'ibigabo by'indangare, yarangiza ngo akazana umuntu. Abantu barakora ibintu bose ngo ni ukwishakira imirimo. Harya mbabaze, indaya musigaye muzita ngo iki? Inyi? Buri cyaha cyose muzagishakira izina ryiza kugira ngo abantu bakinjiremo, ariko mu by'ukuri indaya yagombaga kuba indangamirwa. Bibiliya iravuga ngo ukebukishe amaso yanjye kuko ninyatinze aho ndi burangire. None isi yo irimo iratubwira ngo uwo muntu utambutse ni uwo kugira gute? Ni uwo kurangamirwa. Murapfa nabi. Dufite abantu b'abasaza bagenda gahagarara kwa Rubangura hariya, akabona ubwana bw'ubukobwa burimo burahaca, ishuri ryarangiye, akambaye umukondo uri hanze, akazamuye amabere kayaziritse, umusaza ukabona ari ijosi ababara, yarangiza atari kwa babana ati twarongoye babahewe. Urapfa nabi. Urapfa nabi. Igihe tugezemo ni igihe cyo kubamba kamere n'irari n'iki niruba. Umuntu utabamba ibyo bintu bitatu azisanga yabambye umwami Yesu bwa kabiri. Hano hagaragaza neza ko ibyo kurya isi mbere yo mu gihe cya Nowa yirundumuriye mu gushayisha gushingiye ku kwikanyiza. Kurya no kunywa bikorwa mu buryo bukabije, abantu banywa inzoga zikaze zirimo uburozi. Ibyo bintu byangije ubwenge bwabo, kugeza ubwo inkuge yarinze ikingwa na marayika, abantu baza aho inkuge iri ariko badafite imbaraga zo kugira gute? Zo kujyayo. Ubu rero abantu bagomba kurya. Abakirisitu biraye ingurube, murakubitana n'umuntu ukabona arimo arashima inda, kirida mu kanwa, kamaze uti uvuye ati mvuye hano hepfo, ati ariko ntumbaze ibyo mvuyemo. Kamaze uti ni ibiki? Ati mparikiye aho ngaho, jya ureba ibikure bita kureba urebe hasi. Kamaze uti ariko simvuze nabi, muvuye se? Muvuye gufata iki? Umwe agahita ambwira ati tuvuye ku kabenzi. Ibaza umuntu w'umuririmbyi w'umudivaniste urya ibiro 2 by'ingurube, yarangiza akaza ati ubuzima bwanjye nabweguriye Yesu. Byaye kwa muganga barimo baravuga ati muzigabanye. Nshuti zanjye, abantu bari mu kaga. Iki gitabo kinyereka yuko hari akandi kaga. Mu minsi ya Nowa abantu benshi cyane barwanyaga ukuri kandi bakundaga inkuru z'ibinyoma mu buryo bukabije. Igihugu cyari cyuzuyemo ibikorwa by'urugomo, intambara, ibyaha bitandukanye ndetse n'ubwicanyi. Nibyo byari kuri gahunda yabo ya buri munsi. Nta muntu n'umwe wapangaga akantu keza. Umwe yapangaga hari bujye kuvumba, undi agapanga uwo ari bukubite, undi agapanga hari bujye gusambana, undi agapanga hari bwibe. Ngo abamarayika bashakaga umuntu upanga ikintu cyiza bakagira gute? Bakamubura. Byibuze wakagombye kuba uri umunyabyaha ariko ugambirira ibyiza, urimo kurwana intambara yo kugambirira ibyiza.
ariko murebe mu Itangiriro 6 Imana yageze aho ngo ibona ngo no kwibwira ko abantu ari kubiteka ryose. Imana yashatse umushinga muzima yashyigikira mu mitwe y'abantu irabura. Kabona umuntu yambaye ikoti arimo kugenda mu mutwe harimo ingutiya z'abagore, harimo kugenda rwose barimo kuvuga bati arangije masters, ubaho ageze igihugu yagiteza imbere, naho reka dagiye guteza amajipo imbere. Umuntu ukamureba ari umwana w'umukobwa ukavuga uti mama wabo yarwanye nabo arabarera none barakuze bagiye kumusazisha neza. Ujye kubona ukabona gukubitiye umwana wa mbere aho, mu gihe ukirimo guserera urimo kuvuga ukabona rongeye aregutse akuzaniye uwa kabiri, ugatangira utari kwa abana yarangiza ati mama jya ugabanya induru nawe bambwiye ko ariko wambonye. Abakurashe ntabakurashe kuri iyi si nta muntu woroshye uhari, nta muntu ufite umushinga mwiza mu mutwe. Inshuti zanjye, muri iki gitabo ndi kuri paji ya 17 haranditswe ngo amashyirahamwe y'abakozi yihutira kwishora mu bikorwa by'urugomo mu gihe ibyifuzo byabo bitubahirijwe. Birarushaho kugenda bigaragara ko abatuye isi badahamanya n'Imana. Nta nyigisho zishingiye kuri siyanse zishobora gusobanura uburyo abakozi b'umubi barimo kugenda batera intambwe. Buri tsinda ry'abanyarugomo rigizwe n'abantu benshi riba ririmo abamarayika babi bari ku murimo bashishikariza abantu kwishora mu bikorwa by'urugomo. Amashyirahamwe ku isi hari amoko atandukanye y'amashyirahamwe. Ku ruhembe rwo hejuru haba amashyirahamwe y'ibanga arimo za Illuminati, arimo za Freemason. Ayo ni amashyirahamwe abantu bibikomerezwa ku isi, abanyempano, abanyamafaranga bakomeye bajya kurahiriramo kugira ngo bakomeze batunge kandi isi bakingurira inzira. Ayo ngayo kuyajyamo urabanza ukarahira ubuzima bwawe. Ariko ayo mashyirahamwe yari hejuru nayo afite ayandi mashyirahamwe yagiye akora ashinzwe kuguriza ibihugu, guha abantu amafaranga y'ubuntu n'ibiki byose. Munsi rero hakaza kuba aya mashyirahamwe yacu, nkubitana nawe nkabwira nishaka abantu 6 nkwereke, ukabura bazanye. Ubwo rero ninjye muyobozi w'itsinda. Warangiza ugahita wabwira ati muyateranye, bakayateranye, ugahita uyakubita ku mufuko, warangiza bakaza baza ukabwira uti dosiye yagezeyo, bakazaza bahora bayura. Kubera iki? Mwishyirahamwe iyo uhageze uhita wandura umuco wo kurya utavunitse, kandi Imana yavuze ko bizarinda bigera mu minsi y'imperuka gututubikana ko mu maso ariko kuduhesha iki? Umutsima. Ubu rero amashyirahamwe y'abatinganyi, amafaranga mu mashyirahamwe ya sida kera wajyaga bakavuga bati kugira ngo ubuzima bwicume, uko waje kwivuza gufata imiti byibuze rimwe mu kwezi bajya gupfumbatisha 10,000 uguremo utuntu nawe two kwisana. None ayo mafaranga yose yarabuze. Amafaranga bahaga abakecuru yarabuze. Amafaranga bahaga abantu bari mu zabukuru babashaje cyane batize yarabuze. Wakwibaza ngo amafaranga yagiye he? Idekarare kuri umutinganyi urahita ugura imodoka. No kuvuga ngo ba nyirayo baza aho bagomba kugira gute? Kuyerekeza. Satani azongorera abantu bakora amashyirahamwe yo kuzaza bigaragambya kuri leta. Abantu bakora ishyirahamwe bagiye mu muhanda batwika amapine mu muhanda ngo uburenganzira bwabo ngo ntibwagize gute? Yego. Ellen White yanditse ko nta muntu w'Imana wakagombye kubarizwa mu mashyirahamwe, kuko bizatangira amashyirahamwe asa n'afite impamvu nziza, ariko mbere gato yuko Yesu agaruka amashyirahamwe azaba yarabaye nk'imiba Satani acishamo abana agiye kubatwika. Ubu uramutse mwishyirahamwe waratwambuye, ari njye ndishinzwe, nkaba mbizi ko watwambuye, ari njye n'abandi bantu, ninde uzi saro yawe n'intebe zawe? Batavuga bati rero dore niwe musenga najya kumujwigiriza da, umuntu araza akakuniga. Inshuti zanjye, ubwicanyi n'ubwambuzi turimo kubwumva buteye ubwoba.
iby'impanuka zibera ku mihanda minini n'ibikorwa by'urugomo birimo kutubwira inkuru y'uko iherezo rya byose riri bugufi. Ubu ndetse nonaha dukeneye kwitegura kugaruka k'umwami. Ubuzima bwacu n'imitungo yacu kenshi na kenshi abadayimoni biteguye kubihombya. Niyo mpamvu turarwana intambara yo kujya hejuru. Abadayimoni n'abantu bakorerwamo na Satani bararwana intambara yo kudusubiza hasi. Ariko mu ijuru hari Imana itwitayeho. Satani arimo arakora, ariko ku musozo Imana niyo izanesha. Kubw'ibyo rero ndasoza mbabwira ngo kuba maso no gusenga, kwegurira Imana ubuzima bwawe, kurarama no kutanduzwa n'umwuka urimo kuyobora ab'isi, ngiki kintu kigiye gutuma uba umuturage mwiza mu gihugu, kandi bikazanagufasha kuba umuturajuru mwiza, gutangira kurwana intambara yo kubana n'abandi bose amahoro. Kuki ari nge nzengereza abaturanyi banjye, kuki ari nge nzengereza uwo twashakanye, ni ukubera icyo ari nge uhora nzamura amatiku muri sosiyete. Ugomba kwitoza kuba umunyamahoro, kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa abanyamahoro, hahirwa abanyambabazi, ko aribo bazagira gute, bazazigererwa. Imperuka ngiyo uko imeze rero. Umuntu udashaka Imana uyu munsi bigishoboka ko ibonwa, azayiruka inyuma. Imana nayo yahinduye gahunda. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ibibi byose mukora, umwanda, ibintu Satani arimo kudukuruza, mubijugunye. Mushakisha Imana, mushakisha ubwiza bwayo, mushakisha imbabazi zayo, mushaka uburyo mwaba abantu bafite amazina yanditswe mu ijuru. Ibindi Imana yiteguye kudufasha. Hari korari imwe iri n'aha ngaha, baririmbye indirimbo baravuga ngo Mana mfasha mbe ndi ku ruhande nitegereza agakino k'isi. Buriya ku isi hari umukino mutazamenya, ariko abazi Imana, Imana ibaha amaso areba kure. Ngibi ibibaho mu minsi imperuka. Iki gitabo kirimo ibintu ndabakangurira kugishaka. Iki gitabo kirimo ibintu mo murishakira ubuhanuzi bw'ibyo mushaka, ariko iby'Imana ibashakaho byo birimo hano. Ibibaho mu minsi y'imperuka. Kuba maso no gusenga nicyo kintu gikomeye. Kudatwarwa n'akantu kabonetse kose, kurindisha ubuzima bwawe mu biganza by'Imana. Ngiki kintu cyagufasha kugira ubuzima bwiza. Icyo dukeneye ni ukwihana no gusaba Imana imbabazi, ubuzima bwacu bugahinduka bushyashya. Muri uyu musozo ndagira ngo Imana iduhe kuba mu ruhande rwayo, iduhindura abaturage bazima, kandi duhindura abaturajuru bazima mu izina rya Yesu. None muri uyu mugoroba haba hari umuntu wifuza kwiyegurira Imana, nashaka bumwe uvuga ngo Mana, imperuka yamaze kwinjira muri nge, nkwa inzoga, nkora ibyaha nk'iby'abandi bakora, Satani yanyishe amaso n'umutima, ahantu ndi simbasha gufata umwanzuro wo kuhava. Ibyaha biraza nkabigotomera nk'amazi, ndetse ibyiringiro byo kubona ubugingo buhoraho ugarutse nta n'ibyo mfite. Gira ikintu nkorera, umpfumbatisha imbabazi muri uyu mugoroba, umpfumbatisha ubuzima bushyashya, kandi umpindurira ahazaza. Umuntu uri hano ubwira Imana ngo Mana, iyi mperuka yari yandushije imbaraga, ngwino ntabara ugira ikintu nkorera. Wowe ushaka guhungira mu biganza by'Imana, muri uyu mugoroba tambuka uze dusenge. Tera intambwe uze niba uhari. Guhaguruka ukiyegurira Imana ni ikimenyetso cyerekana ko ushaka ubutabazi bwihuse, kuko biri muri gahunda ya Satani kugukomeza kwiyicarira mu ntege nke zawe, ugafata imyanzuro ariko utazashyira mu bikorwa. Ariko iyo uhagurutse uba weretse Imana yuko utanejejwe n'ibyo wicayemo. Tera intambwe uze dusenge niba uhari. Uyu mugoroba turasoje. Ese urahari? Ijuru ryakabakabye umutima wawe, urifuza yuko iyi mperuka itaguhemuza? Ngwino dusenge. Tera intambwe banguka. Imana iguha umugisha, ngwino tera intambwe. Uyu mugoroba ntabwo turatinda. Niba ubifite ku mutima, ushaka guhindurirwa amateka, ufite umwanzuro aho wicaye wafashe wo kuba umuntu w'Imana no kuba mu ruhande rw'Imana, ariko ushaka ko Imana ibiteraho kashe, ngwino ufatanye natwe gusenga. Uyu ni umugoroba udasanzwe, kandi uyu mugoroba ntuzagaruka. Nihagaruka n'undi mugoroba ntuzaza umeze nk'uyu.
Yesu aragushaka. Hanze hari umushyitsi kingura, yahoza tegereje, kingura ubu, kingurira umukiza. Hanze y'umutima wawe hari umushyitsi, mukingurire ataraguhitaho. Yesu niwe mwana w'Imana. Kingura mwene data, Imana iguhe umugisha. Urwanya intambara ikomeye, Imana iguhe umugisha. Kingurira umukiza. Nuzuyaza aragenda, kingura. Dore ahagaze ku rugi, azaguhesha ihirwe kandi afite umushinga wo kuzakujyana mu ijuru. Ariko ibyo birasaba iki? Kingura umutima. Uyu ni umugoroba mwiza wo gukingura umutima. Uzahora uwukinze ugeze ryari? Nta mwanzuro n'umwe wafata wowe uri umunyantege nke. Icyo ukora ni kimwe: iyo utsinzwe n'ijambo ry'Imana, uratambuka ugafata umwanzuro, Kristo agasiga amaraso ye umwanzuro ufashe, kugira ngo ube umwanzuro uzabyara agakiza. Tera intambwe muri uyu mugoroba niba uhari ushaka kwegurira Imana ubuzima bwawe. Bashiki banjye, Imana ibahe umugisha. Niba hari undi yatambuka, turi ku musozo, Imana iguhe umugisha. Uhisemo neza, murimo murahitamo neza. Aya mahitamo ntabwo uzayicuza. Kwiyegurira Imana, kuyishinganisha ubuzima bwawe, kwirinda kumirwa n'amaganya, kwanga gutwarwa n'umubiri aho ukujyanye hose. Ibyo byose ni imyanzuro myiza wafashe, ariko gambirira kuba umuntu w'Imana kandi uhaguruka uyereke ko bikubabaje. Imana iguhe umugisha. Reka mbasabe n'abandi muhaguruke dusenge, amasaha yacu yaducitse. Imana iguhe umugisha wowe uhagurutse. Imana iguhe umugisha nawe. Ndimo ndabona abantu barimo gutambuka baza. Imana ibahe umugisha. Yego, turimo kwihuta, haramutse hari undi yatambuka, turigiye gusenga. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko tugize ibihe byiza byo kongera kuza imbere yawe, kandi ijambo ryawe riradutsinze. Uduhumuye amaso muri uyu mugoroba, tubonye ko dukwiye kwishingikiriza ku ijambo ryawe. Ntidukwiye kwishingikiriza ku mayerekwa n'ubuhanuzi bw'ibinyoma bweze, ahubwo urashaka yuko tukurangamira wowe Mana nziza. Turarame kugira ngo tumenye imigambi ijuru ridufiteho, kandi mu ntambara za buri munsi no mu bibazo n'amakuba turimo gucamo utwigisha ubwenge. Turi mu buzima bugoye, upfumbatisha ibiganza byacu ibitubeshaho, kandi uduhe kugirira umugisha kuba hano hose tugomba kujya gushaka imibereho. Ubuntu bwawe bubane natwe. Abana bawe barakwiyeguriye, ubane nabo, ubafate mu kiganza. Ni wowe witeguye gukorera ibitangaza. Abana bawe bamaze gufata umwanzuro wo kubatizwa, ni wowe witeguye gukorera ibitangaza. Abari muri iri teraniro biteguye kubatizwa ariko bagifite ubwoba mu gufata umwanzuro, ni wowe witeguye kutunagura twebwe abakumenye kera, kugira ngo tugume mu byimbo byawe. None ubwo iminsi y'imperuka ibimenyetso byose byagaragaye, ikibura ni iki? Ikibura ni twe tugomba kukwakira, kugira ngo ubuzima bwacu burindirwe muri wowe. Ngaho tukweretse ubuyobozi bw'itorero ryacu, ngo ubane nabo, ubafashe mu mirimo wabahaye, ndetse no mu ntambara za buri munsi. Tukweretse igihugu cyacu n'abayobozi bacyo, ngo ubane nabo, kuko amahoro y'igihugu cyacu afitanye isano n'amahoro yacu. Imibereho myiza y'igihugu cyacu ifitanye isano n'imibereho myiza yacu. Kubw'ibyo rero turagisabira umugisha, turagisabira amahoro, turagisabira amahirwe, kandi uduhindura abantu babanye n'abandi neza. Turinde kuba abantu bavuga ko bagiye mu ijuru ariko barananiranye mu isi, kuko n'ijuru ryawe ntitwarijyamo. Udutunganyirize imitima, kuko ariyo igomba kuzakubona. Kandi mu isi nk'iyi irimo urujijo rwinshi, utwuzuze ubwenge, kandi uduhe n'ururimi ruvuga ibyawe rw'ubwenge. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi,
gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.